Mbahaye ikaze bakunzi b'Umwashi TV, aho muri abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo. Nkomeje kubashimira cyane abakomeje gukora subscribe kugira ngo njye mukurikirana amakuru yacu agezweho, cyane cyane dore ko tubagezaho amakuru yizewe y'imikino kandi agezweho. Aho nta yandi wayakura uretse hano ku Mwashi TV. Ushobora kunyura ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram, ukatwandikira ukadufollowinga ni Ferguson Rwanda, ariko ushobora no kunyura hano hasi muri comment ukatwandikira icyifuzo, igitekerezo ndetse n'inyunganizi. Turi kuwa kabiri, itariki ni 9 ukwezi ni ukwa gatandatu, umwaka ni 2026. Abenshi harabura iminsi igera muri 2 kugira ngo igikombe cy'isi kizabera muri Canada, Mexique na Amerika gitangire. Ubwo ndabizi abenshi rwose muriraye kwibaba kugira ngo mukurikirane igikombe cy'isi kizabera muri ibyo bihugu navuze. Muri kumwe na Ferguson, nkaba mbahaye ikaze mwese aho muri, nabifuriza ibihe byiza. Ngiye kuruka ku kirere ngiye kugaruka ku ikipe ya Rayon Sports Football Club n'umuterankunga wayo Skol bamaze gutandukana. Ese batandukanye kubera iki? Ni abahe bandi baterankunga ikipe ya Rayon Sports igiye gusimbuza Skol? Ese ni aya mafaranga angahe Skol yahaga Rayon Sports ku mwaka, ku kwezi? Ese uyu muterankunga we azajya atanga muri Rayon Sports amafaranga angana iki? Mbahaye ikaze. Ikipe ya Rayon Sports Football Club yatandukanye n'umuterankunga wayo mukuru ari wo Skol burundu. Uruganda rw'ibinyobwa rwa Skol rwenga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye Skol rukorera mu Nzove Brewery Limited rwatangaje ko rwahagaritse imikoranire yari imaze imyaka igera kuri 12 bafitanye imikoranire n'ikipe ya Rayon Sports. Uru ruganda rwa Skol rwari umuterankunga mukuru w'ino kipe ya Rayon Sports. Skol yabitangaje binyuze mu itangazo rigenewe abanyamakuru yashyize ahagaragara kuri uyu wa 8 Kamena, ni ku munsi w'ejo 2026, ejo hashize, ivuga ko amasezerano y'impande zombi yageze ku musozo. Tariki ya 15 Gicurasi 2014 nibwo Rayon Sports yasinyanye amasezerano y'imyaka 5 na Skol, yemeye kujya itanga miliyoni 47 buri mwaka mu ikipe ya Rayon Sports. Muri 2017 nibwo hasinywe amasezerano mashya ya miliyoni 66 buri mwaka mu gihe cy'imyaka 5. Aya masezerano avuga ko ikipe ya Rayon Sports izajya ihabwa na Skol miliyoni 66 buri mwaka mu gihe cy'imyaka 5. Mu gihe cy'imikoranire mu myaka ishize, Skol yatangaga miliyoni 1 ku kwezi y'ikirango cyayo cyari ku modoka ya Rayon Sports itarapfa, ndavuga ya bisi ya Rayon Sports, ndetse n'ibikoresho Rayon Sports yifashishaga mu kibuga, haba mu mikino cyangwa se mu myitozo. Rayon Sports yashoboraga kandi kuguza amafaranga muri Skol mu gihe iyakeneye mu bikorwa bitandukanye byihutirwa, ikagira uburyo iyishyuramo binyuze mu masezerano bafitanye. Uru ruganda rwari rwaremereye Rayon Sports miliyoni 6 mu gihe cyose yegukanye igikombe cy'amahoro, rugatanga kandi miliyoni 20 zo kugura imyambaro ino kipe yambaraga. Ibi bivuze ko Rayon Sports mu gihe yaba yegukanye igikombe cy'amahoro, runo ruganda rwa Skol rwayihaga miliyoni 6 nka bonus cyangwa nk'ishimwe. Hanyuma uru ruganda rwa Skol rukaba rwatangaga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda kugura imyambaro ya Rayon Sports, ibikapu, inkweto, amasogisi, amatrening, byose ibikoresho byose ikipe ya Rayon Sports yakoreshaga mu mwaka w'imikino.
tariki ya 29 Nzeri 2017 nibwo uruganda rwa Skol rwatashye ikibuga cy'ubwatsi bwiza bw'ubuterano cyubatswe mu Nzove. Kuri uru ruganda cyuzuye gitwaye hafi miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse gishyikirizwa ikipe ya Rayon Sport Football Club. Ikipe yari imaze iminsi nta kibuga cyihariye igira cyo gukoreraho imyitozo, ndavuga icyo gihe, dore ko iyi kipe yatiraga kuri stade ya Mumena i Nyamirambo ikishyura ibihumbi 200 ku kwezi, yishyura abagenzura stade ya Mumena. Kuri kibuga cya Skol kandi Skol yahubatse amacumbi ya Rayon Sport na bar ya Rayon Sport cyangwa se akabari ka Rayon Sport, aho amafaranga acuruzwaga binyuze mu bafana bitabiriye imyitozo y'ikipe cyangwa se abatuye muri aka gace. Amafaranga yavaga muri kano kabari yajyaga mu ikipe ya Rayon Sport Football Club. Tariki ya 14 Nyakanga 2020 nibwo Skol yashyikirije kandi Rayon Sport amacumbi afite ubushobozi bwo kwakira abakinnyi 40. Aya macumbi ari mu Nzove kandi akaba ari mu nzu ebyiri zigerekeranye, yubatse hafi y'iki kibuga Skol yari yarahaye ikipe ya Rayon Sport Football Club. Hejuru y'ibi kandi Skol yagiraga uruhare no mu bikorwa by'abafana bayo, ndavuga abafana ba Rayon Sport, birimo igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi wa Rayon Sport cyatangijwe n'itsinda rizwi cyane ry'abafana ryitwa Match Generation. Kuwa 8 Nyakanga 2022 ikipe ya Rayon Sport yongereye amasezerano y'imikoranire yari ifitanye n'uru ruganda rwa Skol rwenga ibisembuye n'ibidasembuye mu gihe cy'imyaka 3. Yari ifite agaciro karenga miliyari 1 amafaranga y'u Rwanda. Iyo kontara rero cyangwa se amasezerano iyo yageze ku musozo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, Rayon Sport yasinyanye amasezerano ya miliyari 5.5 y'amafaranga y'u Rwanda n'ikigo cyo muri Tanzania cya Jairut Investment Limited azamara imyaka 5. Bivuze ko mu myaka 5 ekipe ya Rayon Sport izahabwa miliyari 5.5 n'iyi sosiyete yitwa Jairut Investment Limited yo muri Tanzania. Ino Jairut ifitanye amasezerano n'ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Gasogi United ndetse n'ino kipe ya Rayon Sport twavugaga. Bivuze ko aho Skol yambarwaga kuri ekipe ya Rayon Sport ndavuga mu gatuza hazajya haba handitseho Jairut Investment Limited. Andi makuru aravuga ko ikipe ya Rayon Sport ngo irimo gukomangirwa n'abandi baterankunga benshi. Tubibutse ko yari ifite Skol byarangiye ikagira Canal Plus ku makabutura yayo, cyane cyane hano imbere mwabonagaho umufatanyabikorwa wabo Canal Plus. None ubu Skol ivuyeho hagiyeho Jairut, ubwo na Canal Plus iragumaho. Amakuru yavugaga ko na BK banke ya Kigali nayo ishaka gutera inkunga ino kipe ya Rayon Sport ikaba umufatanyabikorwa wayo. Tuyotse ko BK banke ya Kigali ariyo muterankunga w'imena wa shampiyona y'u Rwanda, kuko niyo yayitiriwe, kuko shampiyona y'u Rwanda icyiciro cya mbere muzi ko yitwa BK Pro League. Ubwo no gutegeza tukareba izi miliyari 5 za Jairut, andi mafaranga Canal Plus y'ikipe ya Rayon Sport, no gutegeza tukareba ese koko BK cyangwa se banke ya Kigali iraba umuterankunga wayo. Ibyo nabyo ni ugutegeza, ariko n'ubundi ino kipe ya Rayon Sport yagiranaga ibibazo na Skol mu minsi yashize. Bavuga ko umubano w'ino kipe na Skol utameze neza. Reka nibariza abakunzi ba Rayon Sport, ese mu myaka 12 ishize hari icyo mushinja Skol, hari icyo itabahaye, hari icyo mubona itakoze?
ese murabona ahubwo Rayon Sports yakagombye gukomezanya na Skol bakakomeza kugira abaterankunga benshi, cyangwa igihe cyareki ngo batandukane? Ikipe yambara ubururu n'umweru izahagararira u Rwanda muri CAF Confederation Cup 2026-2027. Ikarimo kuvugamo abandi bafatanyabikorwa benshi n'abaterankunga benshi, ariko batarajya hanze. Buriya tuzabibona shampiyona igiye gutangira. Gusa none tukiri kuri Beka, ubwo umuyobozi mukuru w'iyi banki yitwa Dr Diane Karusizi yari abajijwe kuri aya makuru ko iyi Beka izafatanya na Rayon Sports cyangwa se izamuterankunga wa Rayon Sports ku tariki 24 z'ukwa kane 2026, yagize ati uyu munsi turavuga BK Pro League, ibya Rayon Sports cyangwa se andi makipe, ibindi byo tuzabivugaho hageze. Tubibutse ko ikipe ya Rayon Sports yambaraga Skol mu gatuza imbere, ku myenda ndavuga ku mipira cyangwa se ku majezi babaga bambaye nk'uko murimo kubona ku mafoto. Ubwo ni ugutegereza bambaye nk'uko Dr Diane Karusizi yavuze ati ibya Rayon Sports n'andi makipe tuzabivuga nyuma. Ubwo ni ugutegereza tukareba ko hari amakuru arimo gutangazwa. Ikindi ni uko bivuga ko rwose ngo imyenda Rayon Sports izajya yambara nuko izajya ikorwa n'uruganda rwa Jairut, iyi kampani yo muri Tanzania yambika amakipe menshi nka za Simba. Nuko akenshi muzayimona ikipe ya Rayon Sports nubwo umuterankunga wayo ari Jairut, akenshi ntimuzatungurwe mubona yambaye uruganda rwa Diadora, uruganda rukora imyenda rwo mu Butaliyani, kuko rufitanye amasezerano cyangwa rufitanye imikoranire n'iyi Jairut Investment Limited yo muri Tanzania. Yaba ikipe ya Rayon Sports, yaba ikipe ya Gasogi United, yaba n'ikipe ya Kiyovu Sports zizajya zambara imyenda yahawe, imyenda iturutse muri no company ya Jairut, yanditseho Jairut. Ikaba rero ari ikintu cyiza cyane kuko imyenda irahenda mw'abantu mwe. Ubwo rero yaba ikipe ya Kiyovu Sports, ikipe ya Gasogi n'ikipe ya Rayon Sports, ubwo babonye umuterankunga uzajya ubambika n'ibintu byiza cyane. Jya hano hasi muri comment twandikira icyifuzo, igitekerezo n'inyunganizi. Ushobora no kunyura ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram ukatwandikira ni Ferguson Rwanda ukadufollowinga. Reka mbashimire bakunze b'Umwashi TV mwese aho muri, mwari kumwe nanjye Ferguson. Mukomeze mugire umunsi mwiza, mukomeze mugire umunsi wa kabiri mwiza. Uyu munsi Uwiteka abahe umugisha, uyu munsi ubere umunsi udasanzwe. Iki cyumweru kibabere icyumweru cy'ibitangaza. Uyu mwaka ukomeze ubabere umwaka w'iterambere n'uburumbuke. Mukomeze mugire ibihe byiza.